bya kote bubisubitse bubihagaritse iki nayo navuye no guhanaguza ibyanjye yewe byagenze bike kamanzi reka nkubwire ndarakaye ntibiri buvemo hoya ahubwo reka nze n'uru rugi ndukure ugatuma ugarura umutima urakanzanira ariko ko ibintu mbwiye ntabwo ari byo kakaboro urakazi akaboro kakandi kamwe imbeba zijya n'ururagara urakazi kakandi bahereza ururagara bashyira ku ruragara imbeba ikaza igahita ikajya ibyo byose nta kintu nkwemereyemo ariko kujya nyabirongo umva reka nkwereke ari gufata ku kantu kunuma umva nkubwire ngo reka nigendere rero mbanza kukanzanira reka twicara tuganireho tugeze waretse nigendere mubwire ko nako byatuciyeho twese reka nkubwire ibyanjye nkubwire ibyanjye mu rugo byambayeho umugore navuye mu kazi sanga ibintu byose mu nzu yajyanye urugi yajyanye nikoje mu muri sinawe ngo gureba umwe bigore twateye tuwabibonaga n'ibishimo byaje birimo nagwa bibona bigatuma nyabirongo se ariko byose nabyo yagiye arasarura n'ibigori rangije nabya bindi bakuye ku bigori ibingo bito twabyitaga umusigati wacu ariko none se bigatuma kwiyahuza reka nkubwire reka nigende aya maboko yawe ntacyo ukora rogene nzane genda ukazana hano nkwereke uzi kuno kagura sana nkwereke kamwe yambaye ijya kugira ndaje urakanywera hatwishiye mu twatsi urakanzanira twishiye mu twatsi niyo najya urakanzanira ituza uri inshuti yanjye nakuze uri n'umuturanyi mwiza urakanzanira imbukanzanira oke tugende twishiye mu twatsi twicare mu twatsi ahangaha ariko kanzanira ariko noneho uri umwana uhiye neza wabaye nka babandi bavuze ngo ni umwana uhiye ngiye gucana urabona imvura yaguye ejo ngomba gucana ibyo ngibyo burya nabyo barabicana yego ko mana yanjye nawe koko ubu ngubu wibagiwe kuva uvuye mu cyaro hariya hirya ejo bundi ubu urabyibagiwe ko babicanisha umuriro ndibutse ko ibyo twariga tubicana ahubwo mushiki wa akabazo gato k'amatsiko uri gushaka gutuma kuri Beti kuko nabonye mujya muganira Beti wa mukobwa ejo bundi nakubiswe n'amazi dore ko inkuba iba kure ikagira inkuru rero dore ko ujya umpa amakuru nanjye nuko mbangize gutya mbavuye n'umugore waseka nabo abaramusahuye ibintu byose emwe n'urugi yararwikoreye ngo iki ariko narumiwe umuntu urenga n'urugi rw'inzu se n'urugi yararwikoreye nawe ugana se madamu ujya ati umugabo yananiye ati none atifashe umwanzuro wo kwigendera nawe ntabwo ari uko zubakwa bakubagira ngo ikishe umuti ndabonye ariko se baseka nabo uyu muti muzaniye uwo yambwiye ko ndi bumuzaniye uyu niwe wa karite kuko nta unywaho arashyira ubwenge ku gihe ibyo kuvuga ngo araturugo cyangwa arajya kwiyahura yarabivamo ntabisubira kubera ko uyu muti muzaniye ingenzi uko ukora uyungurura ubwonko kandi noneho ndamuganiriza twicaranye noneho mugire n'inama y'uko abantu bose ibyo bibaho ariko ntibiyahure kuri kwibana mbanza ko nseka nabo yemeye ngo ubundi ndabubonye umukobwa ni wa mukobwa wo kwantuza wa mukobwa wa hararuguru kwitaba ndashaka kumugutumaho yego mana yagasana uriya mukobwa wamenye amakuru ye nta makuru yiwe uzi oya amakuru yiwe ufite katwite nyine bamuteye inda nanjye nibyo nari kugira umfashe nari kugira ngo umfashe ngo uzamuzana twite oya njyewe nari kugira ngo umfashe ndabizi ko wamuteye inda ariko njyewe ndagira ngo umufashe kuko umugabo wamuteye inda yaramwihakanye nawe niyo mpamvu oya njyewe ndi gushaka nyine umumbe umuzamuze nawe nimara kumuza nawe njyewe nashaka kumufasha kuko umugabo wamuteye inda yaramwihakanye ushaka kuba nduhira abandi nk'uko nabikubwiye oya ni ukuri njyewe uriya mukobwa ni ukuri naramukunze uriya mwana uziyemeza ko azabyara akajya ku gise ugafasha umwana utabyaye nta kibazo ibyo ngibyo nta kibazo mushiki wa niba ari byo bikunyuze ndabikwemereye reka njye kumureba ndebe kariya igihe mundebere ni ukuri urabukoze cyane ni ukuri ndamukunda cyane pe nuko ndamubwira numva rero madamu umugabo reka turindire ati nitumara kurindira umugabo wawe tumubaze ukuntu bimeze arambwira ati reka
nimba nawe umushaka agenda ajya guhifasha amafaranga 200 ujye guha ubwo yaramusahuye ibintu byose arabijyana n'urugero rw'ikoreza ariko uriya mugapima kimwe mutumiye umuti ubu ngubu ntabwo agiye kundaza ijoro ubu yandeka nigira Nyabarongo simba nagezeyo kare n'ibisabwa byarangiye pima nawe rwose nta kigenda aho duhurira byanze bikunze igihe twajyanayo nawe kuko nabo mu basi perezida n'umugore bose ni bamwe buriya nabafata mu gatebo kamwe ariko wajye kumureba ku gasane ntabwo namusangayo nimusangayo ndabanza mubaza amagambo abiri oya ndayamubaza turi kumwe niyareba nabe nawe turajyanayo kangende ati nkuboneye hafi mwana umeze bite ndabona uri ku myaka ego mana yawe ako wamubonye mwana yewe mbona usigara umwana uhiye rero uzi ko njyewe nari mfitiye amakuru hatariho ivumbi hagira umuntu ugira n'uwukuzi wawe uyu nguyu nongeye kumuha mujishishe ibi ntiwice ndabizi ariko areke kwiyahura yabanza mujishe nanjye dusomeho umubwire ko nanjye nshaka kugenda ubundi mbone uburyo mugira akanama akareka kwiyahura rwose uramuga Kimwache ko nari kumubona ari namukura hera nzi ko ujye usangira na seka nabo amakuru yiwe wabufite rero reka mubwire seka nabo tujya dusangira icupa pe tukanarifiningiza tukageza mu gitondo ariko ntago nenzi ko ari uko ateye mu rugo mugasangira icupa yagera mu rugo agatanga ifasho y'amafaranga 200 ariko birashoboka ko nubwo umugore yagiye seka nabo umuntu yamuganiriza akakumva aho ikibazo kiri areka n'abagore bibuke ko namwe hari igihe ngo mujya mugira utundi tudefo umugabo atakwihanganira ubwo rero niba atamwihanganira turaza kubiganira na nsika nabo twumve wenda umuntu yajya kera bitaga gucyura niba yagiye iwabo umuntu yazajya kumucyura da n'umuntu wakuziba yewe uzi ko hari umuntu wakumbuye siko mbona ibanga ari iry'ababiri n'ijyamo wa gatatu ntarimenara aya nta kibazo ushatse kuvuga ko genda indinda nari ntekereje ko umuntu imurariza abantu babiri iyo hagiyemo wa gatatu birapfa ariko ntacyo ndakubwira mu bwenge uzabimenya oyambwira te gahunda y'umuntu wakumvunyeho ibyo nibyo uvuga gusa umuntu uzirimo ubwo ahubwo akaba ari byaro ugiye kumubwira ngo agenderere none se umwana wo mu bikoma byavoka umwana wo mu bikoma aho mbwira ngo uteze yombi nyine yaragukunze arashaka ko muganira wamwemerera ukamuha umwanya akagushyira ku myaka irenze ntiwaheze we niba ubishaka wowe waza kundeba mubaze ngo akore bivuga mwaze niba afite kora mu igaraje hariya niwe uyobora imodoka za hariya ni umusore w'umukire uzaze undebe tujyane umva yagushyira ku myaka kandi wakemera uzagenda umeze gutya niba ubwo muransuzugura murampinze oya wowe wowe mushyire ku myaka azagenda ari umwana ukeye mushyire ku myaka azagenda ari umwana ukeye bitwaye iki urimo urashaka kunyitirikira kandi ni umusore ahubwo wowe kora dore ahubwo w'akazi kawe wakareza ari we wese apfa kuba afite ibitekerezo wampinze kare ngo nabivuga reka nikomereza akazi komeza akazi kawe ahubwo nurangiza nibarangiza kukugira neza uze kuza mu rugo narindi gucana mugabo mwiza bite ntabwo byoroshye mwana inzira zimeze nk'umuntu urimo gupfa kunyara se bimeze bite ubuze ikibazo uwo mugabo iseka nabo yagize cyagenze guteze kandi kagira imwe ikibazo yari cyo mu rugo gituma ashaka kujyana no kwiyahura reka kugira ngo mufatishe kwiyahura yakubashye ngiye kuzanira agati kakwica bugute ujya mu Nyabarongo mubeshya kugira ngo musange aho ngaho mbese
ndebe ko nabona abantu bafasha kumubuza kujya aho hantu. Seka na buriya muturanye hari yewe data we Afite ikibazo gikomeye rwose kuko akatima ngashyire ndamubye ntagaraki. ahubwo reka ngo herekeze tujye kumureba vuba kuko umuntu ufite ikibazo nk'icyo ari gihe wasanga yarwaye toroma tukaba twanamubura ahubwo reka ngo herekeze Wamufasha reka tugende ngo herekeze umuntu ufite ikibazo nk'icyo ari gihe wasanga yarwaye toroma ugasanga tukanamubura ahubwo dushinguye umuntu yagize ikibazo yararitsize ngo ntago azagaruka iposhe y'amafaranga 200 ngo abagabo bo muri iyi minsi ngo ntibashobotse ariko rero n'abagore ntibashobotse ariko tugomba kujya tujya inama tugakora umugoroba w'ababyeyi tukareba ukuntu twahuza abantu. ubundi rero urebye icyo nicyo kigo ko iyo ababyeyi mwahuriye hamwe mukatunenga ariko namwe mukinenga hari ibikosoka mukagirana inama. ubwo rero ahubwo mugerageza mu mushake na nimero ye uzamuhamagara ze muganire kuri icyo kintu ubwo nanjye nseka nabo ni umukoro wanjye kumushaka. iyo abantu bahuye umuntu abazi ngo afite ibibazo bikomeye ariko iyo aganiriye n'abandi bumva byoroshye. yewe reka mba nkurekere ku mana yanjye ubu koko nzagire baragira batya ati nta mwanya ngira wo gutereta umwanya wo gutereta nagira ngo ndanawubonye nabona n'ubona leta ibintu nkunda agatangira ari byambuza ni gute ngiye nshobora gusimbuza urukundo inzoga n'itabi cyangwa mugiye gufata umwanya n'igihe cyo gutekereza umukobwa nkamukurikira cyangwa se mwikurikirira agacupa kanje n'itabi ako se iby'indaya byo ntabyaze sinzi ibintu nzakora kugeza ubu ngubu ariko uko byasa kose ugomba gutekereza ikintu ugomba gukora ariko hagiye urukundo se narushobora ubu se narusimbuza agatsemuzi byakunda karaka ibintu by'inkundo zanabisa cyancanze mwana tuza bwa nyuma ariko tutazongera mwana ikibazo wagize rero gihe yakimbwiye ugomba kubyihanganira tukajya ahantu tukaba twicaye tukareba ukuntu twaganira umuti wanjye wawunzanira tubazi nenda ubonye rwose nakuzaniye n'umuti aho ushaka hano twicara ubuwe witonze tugende iryo ni rero tukura umwanda mu nzira vuba museka nawe rero ubona se ngwino tugende tubiganiraho gakeya oya yabona imanikire ngwino tumuganirizeho gakeya yenda turebe ko ikibazo afite cyagabanuka ho gakeya rukundo ni ibibazo nawe nyine agenda kwihuta rero uzashaka ukuntu muganira bamugurira agacupa none oya namwe mutamungurira agacupa kandi mutanga iposhe rya 200 ugenda uhahira umutesi banjye reka njye kumwitaho sawa bandangize mu kanya gato yandabangugeze nka sangahe ndashaka kujya mu nama y'itsinda ngo turi nka saa 8 saa 9 urabungeze sawa rero reka nanjye mbe ngiye gucana warumuye amata ku munwa ka nangize ngo n'umuntu ugiye kumutuka Pimachi we umuti wanjye wawunzaniye se sikanabo rero umuti nawo kuzaniye bose ariko tugiye kunywa twese nawe se gusa nawe urashaka kujya gupfa uri butuvura abagabo n'umwe twese dupfire rimwe wabyigoreye abagabo ikibazo bafite bari ki uwo mutireka numve ko yaka ikiburi mu mshirenda kumva nawe wari ufite ikibazo nicyo mfite uyu muti undi rurangiza aho rero zana banze nsomeho banze pepe cyangwa banze usomeho wowe ubuzanye yewe nta kibazo rero sikana nta kibazo muri ibibazo by'abantu nawe urabumwa rwose uyu muti abagabo ubu ntabwo bambeshye ukweri abagabo twese turi bamwe impamvu turi bamwe rero sibyo we wibabara akuntu karyoshye we seka nabo banza unyumva umuti w'abagabo n'umwe kandi uyu muti ugomba kukuvura natwe tukicara tukakuganiriza wibabara umugore yagutwariye urugi agutwarira amadirishya biriya bintu ntabwo ari we wabikorera imyaka 18 mbihiga umva sinaryama sekana igiceri cy'ijana ku munsi sekana rero sibyo urabizi dukoresha amaboko yacu tugakoresha mu mutwe sibyo ikintu tukuzaniye aha ngaha
uyu muti ni uw'abagabo twese tukicara hamwe turava aha tujye n'ahandi sibyo twicare ariko humure we gutekereza byinshi ibintu byo kwiyahura ibintu byo gupfa wapi ahubwo buri uzanakorera ibirenze biri sibyo aya maboko ya isi yo yabikoreye myaka 18 humura rero turakujyana n'ahandi rwose tukuganirize ntugire ikibazo sibyo nta kibazo tugende dusangire n'ahandi gato akuseseka ubona ko uwe mutura w'umweye ariko narari byose witeguye yuko twazira kurana n'abatamuka wa mugabo ahubwo ura rero umutwe ngo ntago wigira inama yo gusara ubu ngubu inama mungiriye ubu ngubu ngiye gukizwa n'umugore wanjye ngende njye kumushaka musaba imbabazi imbara icyo naramukoreye ariko agaruke mu rugo azana ibyo twashakanye twubaka twongere twubaka urugo rukomera cyakora abagabo nk'umugabo rwose cyapima wisubiyeho cyarero Imana rwose Imana itumye duhura nabo rero Imana itumye duhura ahubwo wongera usome ntabwo wongera usome rwose buriya do zari buriya do nawe soma kira kandi kantu rero ego mutura naryoshye rero ariko uyu muti hari uyu muti kuntu wumvise uyu muti kuntu wumvise ugarura urukundo ugarura urukundo ubu rero usibye n'uyu nguyu kuba wemeye inama tuguhaye ukaba wumva mu mutwe wumva ucururutse ibintu byo kwiyahura ubivuyemo sha ubu ndabyihorera n'agacupa sha tugenda ahubwo ngugure n'agacupa utahe ujye mu rugo kuba muhabaye ongera ukora kora muhabaye murankoreye uyu munsi turajyana none siko banyirukanye mu rugo ndajyana hari ubanza waranasaze tujana hese ariko bwose no bwose niyemeye ashobora kutanyemera ariko sanareba iyi white nambaye akareba iyi kweci nambaye arahita avuga ati ahubwo dore umusore n'uyu kabisa